wọ́n lọ́lọ́ládé máa ń gbọ́mọ lọ bọ̀rọ̀kọ̀tọ̀ ìdí ìṣọ́mọ lọ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ jẹ́ kó máa lọ no dey find anybody na money I want no dey hear wetin people dey talk wọ́n ti gé Àṣàkẹ́ létí lọ this life na one no get another one I go take and do wetin I love wetin you love oh. Waiting I love I go do go. Ronri at the top uko nguko niko Max Verstappen yimereye nyine aho hejuru wenyine kuko ni ubu ngubu urimo urifatira ama Grand Prix yose akayatsinda resi ku yindi ubwo rero nanjye ako karimbo ndakamutuye rwose. Hanyuma rero ku cyumweru ejo bundi nyine hari habaye Grand Prix y'Abahorandi ibera ahantu bita ngo ni Zandvoort muhanda bita Zandvoort niho byabereye yari ejo bundi kuri 27 mbera mu Buholandi. Rero mbere yaho ariko nk'uko bisanzwe haba harabaye qualifying zari zigoranye kuko zaje gusiga uyu munya Australia Ricciardo avunikiyemo ukuboko nyuma ya accident yagize aho we ubwe yivugiye ko yari ari muri condition aho yashoboraga kuba yagonga Piastri cyangwa akagonga urukuta. Rero we umutima mwiza we wamubwiye ko agomba kugonga urukuta hanyuma ukuboko kwe kubigenderamo ahita asimburwa n'ako kana rwose gakomoka muri New Zealand kitwa Liam Lawson niko kamusimbuye kaza no kubyitwaramo neza ariko nyine kaje gusanga Ricciardo we yamaje kuba disqualified muri qualifying nyine iyo bayi disqualified biba bivuze ko kuri grid bagomba kukujugunya ku mwanya wa nyuma ubwo niho kaje gatangirira hagati aho ngaho ariko ubwo ngubwo ntabwo qualifying yagoye afata uri gusa ahubwo abantu bose yarabagoye bitewe n'uko hari harimo imvura nyinshi ubwo rero ugasanga abantu baranyereye cyane ba Charles Leclerc baragonze nabo bagize ama accident nuko ntacyo babaye Lewis Hamilton nuko byaje kubarangira no muri qualifying bataje no mu 10 ba mbere ko yaje ku mwanya wa 13 muri make. Rero ubundi qualifying nuko nguko yagenze nuko yasize grid imeze kuko wari witwaye neza ari Verstappen wa Red Bull ku mwanya wa kabiri haza Norris wa McLaren ku mwanya wa gatatu haza George Russell wa Mercedes ku mwanya wa kane yari Alex Albon wa Williams naho ku mwanya wa gatanu Fernando Alonso wa Aston Martin ku mwanya wa gatandatu haje Sainz wa Ferrari naho ku mwanya wa karindwi hari Perez nawe wa Red Bull ku mwanya wa 8 Oscar Piastri wa McLaren ku mwanya wa 9 hari hibereye Charles Leclerc wa Ferrari naho ku mwanya wa 10 byaje kurangira ari Sergeant Logan umunyamerika utwarira Williams. Hanyuma ku mwanya wa 11 ho hari Lance Stroll nanone wa Aston Martin ku mwanya wa 12 Pierre Gasly wa Alpine ku mwanya wa 13 Hamilton niho yaje kwisanga naho ku mwanya wa 14 hari Tsunoda umuyapani utwarira Alpha Tauri naho ku mwanya wa 15 hari Hülkenberg yunga akaba ari umudage utwarira hasi ku mwanya wa 16 Zugwanyu utwarira Alfa Romeo ku mwanya wa 17 Esteban Ocon wa Alpine hanyuma ku mwanya wa 18 Magnussen wa hasi ku mwanya wa 19 hari Bottas wa Alfa Romeo ku mwanya wa nyuma yari Lawson nyine wa Alpha Tauri. Hanyuma rero ubwo baza gusiganwa nyine isiganwa riza kurangira n'ubundi Max Verstappen ari we uritwaye akurikirwa na Alonso wari watangiye ari wa gatanu Pierre Gasly wari wa 11 birangira yiboneye podium ye ya mbere hanyuma Perez nawe aza kuba wa kane mu gihe Carlos Sainz yabaye wa gatanu Lewis Hamilton kuva ku mwanya wa 13 yisanga ku mwanya wa gatandatu Lando Norris wari wabaye wa gatatu muri qualifying abona resi rangira abaye wa karindwi mu gihe Alexandre Albon yaje kuba 8 uwa 9 ari Oscar Piastri umwanya wa 10 wari uryamyeho Esteban Ocon w'umufaransa. Hanyuma rero abantu benshi ntibajye barangiza irushanwa kubera imvura nyinshi nko bita Sergeant Logan ntago yageze atwara ntigeze arirangiza yagize DNF ndetse na Charles Leclerc nawe agira DNF. Gwanyuzu uyu mushinwa utwara ikipe ya Alfa Romeo nawe ntiyaje kurangira hanyuma kakana gashyashya bari introduce muri Alpha Tauri ko byaje kurangira kabonye umwanya wa 13 byarebyo ngibyo kuri byo. Hanyuma rero iyi Grand Prix y'Abahorandi yaje gusiga Max Verstappen nawe ahise afata rekodi
ayisangaho nanone umushoferi wigeze gutwarira Red Bull bitaga Vettel w'Umudage wari waramaze amaresi 9 yose ayatwara. Uyu rero nawe kuri Grand Prix y'Abahorandi yahise yuzuza amaresi 9 yose ayatwara yikurikiranya ariko nta wundi muntu ukoramo. Abantu rero bakavuga ati usibye n'9 azanazirenza ahubwo we azayiburekinga anayirenze kuko niwe muntu ufite imodoka nzima hano kurusha abandi n'icuma azayagezaho. Nyuma y'iyi resi rero byaje gusiga uwo bita Fernando Alonso niwe wabaye man of the match cyangwa se driver of the day kuko nyuma yo gutangira ari uwa gatandatu hanyuma akaza kwisanga resi ikarangira ari uwa kabiri. Iyo niyo yafashwe nka achievement y'uwo munsi. Hanyuma ikinyamakuru cya DRS nacyo kijya gitoresha uko abantu babonye resi nyirizina ukuntu yagenze, baje gukora sondage basanga nuko byari bimeze nyine. Abantu benshi batoye yuko yari ku rwego rw'inyenyeri enye. Hanyuma mubi wacu rero Lewis Hamilton yatsindwa, ubundi ikintu abazwiho ni drip. Ubundi wagomba kuza niwe mushoferi wenyine uza atambaye iniforume z'amakipe wenyine kuri paddock, abandi bose baza nyine bambaye imyenda y'iniforume ariko we agomba kuza muri drip ze kuko uyu nguyu nyine ni umusitari nta kintu waza umukoraho. Ubwo rero muri rusange nibyo twaba tuvuze kuri Grand Prix y'Abahorandi yari yabaye ku cyumweru. Twongere tuhure next week baraba bageze mu Butaliyani aho bita Emilia Romagna, nibwo turi bwongere kureba ibikurikiraho. Sawa, bye.